azegiti wowe umuntu amaze iminsi atamaze iminsi ari gushaka kumukorera isuku ndetse ntukoreye yo ku mutima ko mba mbona ariyo ukeneye uzajya uhora uvuga nabi ubundi ugeze he ubona hemaze iminsi umuranye yararwaye yenda gupfa nubwo ko ahangaha hano bava ngo ni ukumubaga ngo bakagira ese yarwaye atari wo mwokera se we yatwariraga iki gikoma niyo mpamvu uvuga ko ukeneye isuku se ubundi kuki mutana dusuye mu bitaro ntabwo byemewe ibiki bitemewe ndetse nubwo umuntu agemurira undi nzajya mbiguha bijyane ikibazo ni uko nzi ko wabirira mu nzira ntunabigezeyo sundi ubundi kuki usigaye ugiye umushinga aha nicara ikise mbwira Mutoni hano hari ibintu yambwiye ngo niba ari uza hano ngo nuzo yashyize insurance mumbwira aze hano ko wanyibagiwe manje nyine we mumbwira aze hano mubwira ibyo mubwira nigende Mutoni Mutoni namwirukanye kuki namwirukanye nawe uhari ije kuri kwishagire kaza brage zawe mubwira aze hano yinjiramo ugiyeyo kumureba se wagiye kwiba ibirayi kujya kureba umugore wawe nibyo byakunaniye agenda mureba namwirukanye nawe uhari yese kandi wamwirukanye gute kandi turi muri lockdown we ko wamwirukanye ese ngiye ko yavuye hano aza ahangaha urumva aha ni muri roge ni mu kigo kirera imfubyi ni mu kigo ni wahafata amayibobo n'indaya zanapereza uce n'ahandi se kusigaye ugira umutima mu butiti kandi imbere njye nawe twe tumeranye neza twatumeranye neza nyine none se akamubaza ariko ubundi abasore b'iki gihe mumeze mute wowe urifata ukabona umukobwa niba ari inzobe nimba ari iki ubwenge bukagenda urukundo wankundaga rwose uhita urujyana ese wowe wagiye ugaragaza yuko utanyishimiye hano mu bantu ukazajya umbwira nabi ngo nakwibye ibirayi nsebye wese waba ukunda umuntu ukamusebya ngo yakwibye ibirayi nese ntabyo wari wibye ese ubwo reka nkubwire titi urumva nawe kwiba ko ari tubaye dukundana ntabwo twakundanaga se nyine byari biriho ariko wowe ubonye uramubona ese undi kuri umukobwa yari uwamuranye yari uwanjye uburyo ushobora hanyuma wibaga ibyo kujya gushyira nde njye ntabwo nigeze niba ariko niyo mbyibona ariko bandi kwirwanaho kugira ngo inzara itangire nese ubwo twakundanaga kuki utamenye wenda ngo bazanye ibiro ufate n'ibiro 10 umuhereze nk'umuntu mwakundana njye ntabyo nari buguhe mu nzu yanyu hinjiye kuriya ntabwo yari uwanjye uriya ntabwo yari uwanjye kandi nibyo nakoze byose namukizaga ariko ibaza umuntu aje agapfira aho ngaho wishwe n'inzara uzi ukuntu umuntu agenda hanze avuga ngo batipe b'imbwa cyangwa se ugasanga havutse n'ikindi kibazo bwakwicisha inzara wabyemera rero rwose ibintu byose bose ni janvier ari mu nzu twasanga rero rero rwose ibintu nakoraga byari ugufuha urumva ese umuntu turakundana abonye umukobwa arasaze nta kinyikoza nta kigira gute urabona uza kuntera injuga ngo muhamagarire nyina se njyewe nafatanyije nawe kumubwira ntukagira umutima mubi none se njyewe simari cyangwa ntibagiye bose rero reka basi twongere nawe noneho tubigire wongere dutangire bundi bushya n'ubundi twarakundanaga kandi nta n'umuntu wari ubizi hano aho kazi ubundi ubona nsebye he ubona ndi mubi he ku buryo undutisha uriya mukobwa yari ubwo navuze rero uriya mukobwa nawe kubwiye twamukizaga inzara ntabwo ari ikindi ndetse ubu njye nabona naramukundaga nkamwirukana sinjye wamwirukanye ntabwo ubwo yanibagiwe cyagenza kubakiza uri kurwana na shafi ari kukwita sheri ndabyibagiwe sheri se wowe ntiwabyita umuntu bitewe n'uko inzara hari igihe inzara ikwica ukavugishwa kandi kazi yaravugishwa umva se mubwire ngaho basi reka twongere tugire si byo se ubundi abaduteranyaga bose baragiye njye nawe twongere twitangire bundi bushya ubundi turakundana njye nawe mbona nta cyizere mfite jewe se ndagifite ahubwo nuko nshonje guhera ngo ko turi batatu byibuze amaze muteka tugasangira bande batatu we na Janvier na ni fishi yacu y'iwacu urimo yego narakwanze tutavuganye ko ngamba nkubwiye sibyo reka niwongera ukanireta bundi bushyashya hari ikibazo sa mitoma araho yagiye genda gutereta nta kibazo nyine umva nkubwira ariko wifata nk'imikino kandi ngende seri ubundi abaduteranyaga n'abantu bose baragiye urumva yereka rero ubwira ubu ngubu tugiye kuzajya dutereta ariko mu ibanga kuko Janvier yabimenye basanga byaba ari ikibazo se kucyo wakumva ko twabigira ibanga none se ni ngombwa ngo abantu babimenye n'ukuntu twiba turwana ngaho mbwira yuko ugiye kuzajya uteka tugasangira ariko se we ni gute unereta n'ibiryo ese wowe waba ukunda umuntu akwemera ko gusa najya guteka ni njyenyine ibiryo biba bihari ariko sinateka ni njyenyine bafite ubunini ndabitekereza
asojye kugira umutima mubi. Umuntu utereta umubwira ko afite umutima mubi. Ubwo waba uri guteta umuntu ufite umutima mubi, sibyo? Kugira umutima mubi. Kandi niba ufite nawe uhindura. Sisi cyo mbereyeho. Sawa. Ese ibishyimbo kuri gutora bikeye ntabwo turya. Nako ntabwo murya. Akazuri kazunguko. Yabaye byinshi ahubwo byananiye. Kandi naniwe ngenda nashonje. Ese ese amakuru ahubwo ya Shafi ameze ate? Ese sinakubwiye yuko bagiye kumubaga. None ubu nanjye kuzana na Mutoni ngo agende amurwaje amuriho none uriya ngo mwamwirukanye. Umva sha nyine namwirukanye ariko disi Shafi arambabaje. Ese ubu ni ubu se wari kuba muriho nkazajya ngenda narateka nkamugemurira. Kandi nawe warahindutse. Wajya ku mutima mwiza wajya gunaza ukandebuka mwangura nkunda. Ako ngubu nabyo. Ndacyagukunda nubwo uri yaka. Ese ngiye sinkukunda. Umva se nyine buze guteka nurangiza uzanira ibiryo tuganira tunaganira nari mukumbuye sibyo? Ko cyaje mbere n'ikibimenye sibyo? Urumva zinoza kubinzana no turaganira. Ako subindi kazungiye mfite ikibazo cy'amatsiko. Bura nuko mba nitonze. Ikise kandi. Igihe urarana na Mutoni. Urambwiza ko nta bintu mwakoze. Njyewe? Wowe nyine. Uzuko ngiye umva nkubwire n'ikimenyimenye n'agakingirizo barwaniraga ndacyagafite umbwira nkakwereka. Ukabikoreraho nase ni ngombwa agakingirizo. Ntabwo nabikora nawe wacu wapfuye ati ura mukobwa wabona gukuna ameze. Wabona gukuna ameze wabona gadasa nk'urimo amagini. Waneye umutima. Maze nabyo nakoze ngo ndira mwarara wasumwa koma. Cyakora gukundana n'umuntu wese wamwe ngo nzategereza muri 2030 nibwo tuzabikora bose byagutwaye. Nyine ndacyategereje. Abundi wowe uretse igihano ubundi uretse ko njye nihangana n'undi muhungu wabona utegereza icyo n'inzara ndebe none ndakuzanira humura. Yego. Bakoze. Sawa. Ahubwo biri minsi batereta basaba birya. Arumiwe. Iti buriya ntugira ngo sinabumvaga. Buriya ntugira ngo sinabumvaga. Ibintu wari urimo we n'akazungu buriya ntugira ngo sinabyumvaga. Ese bro bayiki kakanya. Mbaye iki aka kanya se nyine ubonye mbaye iki? Kakanya pfuranutse. Ngo mu rukundo. Rero urumva uri mu rukundo. Njyewe none. Ako byibura niba utareba ntiwakabakaba ngo wumvise. Urabona uri ari umuntu wo gukundana nawe. Si ibyo bintu bikuye man. Bikuye se ntabwo byo byose mwavugaga nabyumvaga. Abona rati impamvu yirirwa hano urwana n'abakobwa ngo baje kubasura. Kumbe nawe uramukunda. Se kutumani wakumva wansesereza. Nagusesereza se ari cyo ndi kuvuga utavuze no. Byose ntabwo ari byo uvuze. Wumvise nabi. Uravuze ngo numva nabi. Numva nabi nyine wese natinya kubikubwira. Ibintu maze iminsi wigira umaze kwigira bushari wowe. Ngiye nkundana na Kazungu. None mwari muri kuvuga ngo iki? Twaganiraga bisanzwe ariko umbwira ukuntu Shafi bagiye kumubaga ikindi kintu ugeze wumva tuvuga. Ura rungize injajwa. Ungize injajwa. Amakiri b'injajwa. Umva yo mubwire tete. Sibyo? Si inkuruta. None hongereka mwabiko kumwanzuro ngiye kugufatira hanga. Nzongera kubona wogerana ibiganiro hagati yawe na Kazungu. Wowe na Kazungu. Se abantu baraturana ntibavugane. Ibiganiro mwagiranaga nabyumvishe nibyo ntashaka. Bikumva? Sinshaka ahantu hari hose uzongera guhura na Kazungu. Niba ngombwa turanimuka muri kino gipangu. Se bro kuki wakumva wambangamira biki? Mubangamira iki? Mubangamira iki? Imyaka ufite we ntabwo ushobora gushishoza. Urabona uri umuntu wo gukundana nawe. Ubwo suri kunyitura ko nirukanyira bitch yanjye. Uwo muntu ushobora kwifata akaza kwibibira mu rugo iwanyu. Uwo ngo ni umuntu wo gukundana nawe. Maze umuntu agakubwira ukamurusha uburakari nkaho uri mukuri. Ubwo rero uri kunziza yuko nirukanye uriya mukobwa. Ese nuko ko nagutesheje. Ukanyura mukobwa. Ubuse ngiye cyiciro ni murabona cyo gukundana n'uriya mukobwa. Ukagira ngo kuba naramuhaye 10 ntibivuze ko namukundaga. Uri kumva? Ujye wumva neza. Ntabwo wamukundaga icyo washakaga ndakizi. Nimba ari cyo iki nashakaga. Kunziza rero. Iki nashakaga. Ubwo wenda nduruhinje. Gereka nkubwire, sibyo? Numvisha mwibwirika ngo sinzi ngo ugiye no kujya mukajya kumugabura. Jewe? Umva ni. Nzigera nanabyumva n'umunsi uyu warimo. Ngo hari ikintu cyavuye muri nonzo kigiye kwa Kazungu. Ngo nge nawe tuzababona. Oya nukuri ntabwo nabikora sibyo? Byamutuze pe ntabwo nabikora. Ese wamugana umuntu yiba ibiryo urumva nge hari ikintu namufasha. Naragukunda. Ninde wabivuze?
muzongera nterete ngo ibiki n'ibiki wasize ibyo mwavuze byose sinabyumva ariko rero ufite impano yo kumviriza nta kibazo ndumviza ariko nkumva ibyo muvuze bitakureba ariko kandi uzajya utuma nk'uba mani maze rero nsigaye mvuga ugatera hejuru mwese nk'ubwo ngubwo gukundana urumva ari ikibazo ikibazo si ugukundana ikibazo ni ugukundana nawe ingeso zimushaka ye ase ubwo iyo ubonye hagati yawe na Kazungu ubona ari mu rukundo ubundi sibyo tuvugisha ubona ari mu rukundo yashaka abemo kubeshyanya nawe wenda nawe ndamubeshya icyo wakumva wambangamira bigeze aho ngaho nkubangamira njyewe mbabarira njyewe nkubangamira mbabarira we ntasakuriza ushobora gutuma mfata imyanzuro idakwiye ntushake imyanzuro idakwiye se ni ukuvuga icyo ibintu nsigaye mvuga ukanansubiramo ibintu nsigaye mvuga ukanansubiramo wowe ukansubiza njyewe ujya umenya ko ntangana nawe urabyumva neza have se wowe bita byawe kuko utangiye kurwana kandi ako se mwebwe ntabwo bijya ibintu bijya birangira murekure murekure se kugira kumukubita ndavuze ngo murekure nakubwiye ngo murekure titinyura ahangaha ujye mu ndabyanga ese bita ko murwana ubundi muzupiki sibyo niba wumva udashaka ko njye nawe tuzapfa ubusa mwese nkoze iki ngiye ceceka mubwire niba wumva udashaka ko njye nawe tuzapfa ubusa ujye ureba mushiki wanjye umurebe nk'ishyaka rihanganye n'irindi uri kumva neza mwese bigenze bite ibintu niyumvishaga mwivugishwa ngo murakundana ngo nta rukundo ruri hano byose kandi ubyumvise kandi nawe ugira amagambo ntabyo namubwiye yaraye kutwumvirira mwese wowe urukundo rwawe mwese wabyumvaga twabikubwiye ngo ubyumve wowe gusa ntabwo ari ibyacu niwe wandaritse amatwi uvuga ngo nyine nandaritse amatwi numvirije ese wowe n'iki yari kugukubitira kandi mwana ngo navuze ngo twarakundanye reka nkubwire ushobora kuzatuma mufatira imyanzuro idakwiye titi nakwirukana hano simfite inzu uzaze twibanire maze nakajya gukangisha ibintu nk'ibyo ngibyo wumvise umukunzi ufite none se wamwirukana ku buryo wamwumvise umuntu ashobora no kukugira inama warangiza ngo none se inama njye namukoze iki hari ubwo umuvanye iwanyu hari ubwo namugize gute kazo ufite imyaka ingahe iyo mfite yose titi ufite imyaka ingahe uyu nguyu afite ingahe uyu nguyu afite ingahe 15 mumaze igihe kingana iki muziranye amezi arindwi ese amezi arindwi ni make ariko n'umunsi umwe uhura n'umuntu mugahita kazo mva mubwire njye ntabwo n'umushyikirana nawe nzongera kubona ikintu icyo ari cyo cyose cyaguhuje wowe na mushiki wanjye icyo ari cyo cyose noneho titi nawe ntabwo uzi kwifatira umwanzuro reka mubwize ukuri sibyo reka nkubwize ukuri njye sinshaka kuzongera kubona warenze hariya ziriya mbibi z'iwanyu zo hanze mani ahangaha dore mwebwe nanakubutse ikindi kintu wibagiwe n'iyi ntebe ibiteye mu munuza yacu muyigeze hirya nanjye sinzongera kurenga kano karongo kuko niho hanyu ibyo rero nyikangisha nawe kandi umbwire niba utazi gufata umwanzuro noneho wumva nkubwire sibyo ibi ngibi turimo ndabona ari amatakiranguye kuko ndabona kukubwira wowe utakumva ese ubundi yakambabaza ceceka aho ngaho muri mwese ceceka aho ngaho sinkavuge ngo nawe uvugiremo ukumva ugende witegure lockdown ikirangira iki gipangu tukimukemo kuko njye ntabwo nishimiye kubona uri kugenda ukorana n'izi nzererezi ukumva neza ubwo inzererezi mutari inzererezi ese ubundi ubwo inzererezi barebye neza wasanga ari indi mutari inzererezi tukamusaza wanjye aho ku bundi nawe umuntu w'umugabo arifata akaza mu nzu akajya kwiba ibirayi yangiza akavuga ngo ibirayi se mugeze mumfata cyangwa hari kashe mwigeze mubisaba sawa ntabwo uri inzererezi mukuru wanjye genda wikomeze business zawe uyu nguyu waramubwira ubundi reba abantu uri gukurana nabo urababona umuntu ashobora kukugira inama urukundo ni impumyi ni impumyi uzabyumva noneho muri ino minsi 5 yaguma mu rugo bongeyeho iyindi 5 ibiryo byose arabifasha arabimupakiriye arabimushyiriye aho ubundi ninde kubwiye ko nyenyene ibiryo byanyu nakwiyamye ntabwo nibwanira nandi bwanira na mushiki wanjye hano urabyumva neza nese basohotse tugakundana no muri ibiri ikintu nshaka ntanashaka mu kumva mu matwi yanjye uri kumva ngo usigaye uracyakurana na Kazungu aho umujyana uzamwirongorere noneho arongoye impyisi nawe umva abakunzi ufite umva ikinyabupfura bafite nese ubu ndaguma mbe singo wowe se Kazungu wowe wagira ugira ikinyabupfura kuba musaza wawe umwubaha se iki yanuza wagira ngo nese uyobeye ko ari uzakuma nzakujabura wowe urabona ryongera urana ndo kujaburwa kandi kazujya wibagirwa uwo ndi we uravuze ngo mbese ngo uzanjya nahiye ndi igitunge
ugenda bivuze hanyuma iyo ujabuye ikintu uba ukijabuye kimeze ute kitararangiza gushya nyine nkubwirije ngo nta kibazo naje gusanga umeze nk'umwana utazi kwifatira umwanzuro si uraho umfatira wowe reka nkubwire buriya rero na mukuru wawe impamvu aba afite umutima nta mukuru wanjye n'umusaza wanjye ariko ubundi ubwenge bwawe bwarahagaze ushobora kubwira n'ubu kukubona nawe wihagazeho ubu nariwe guhangana nawe urabona ibintu utangiye kunzanamo mvuye mu ntambara z'uburyo ntangiye kujya mu ntambara zawe n'abari abagabo rega nawe ndi mukuru bro nabyifatiraho umwanzuro ubwo bushinze utangiye mani banza umenye icyo mushakaho nawe ushakamo iki umushakaho iki uriya afite iki ese uvuye kurya iki Umushakaho icyo kurya afite. inshuro ubundi kuri kugira iminwa gutyo uvuye kurya maze rero baravuga ibigoramye imihoro ikarakara uretse ubundi ikibazo ngiye mfite wowe nuko wanagumiwe wabuze umuntu ugukunda ziba ntabwo musaza wanjye yagumiwe nta muntu gusa urabona wowe yasura ukuntu asa w'igikara urabona ngiye mvuga ibintu by'ukuri ntabwo z'abasore b'ibikara kuko nawe titi ndakwiyana sibyo kandi wowe bwa mbere nkubwira bino bintu hari ideni ndi kugashakamo diru yihe ariko aho jambo ubundi kuki ugira umutima mubi kazuwamba kuki ugira umutima mubi ubundi bakazungu bakuyobeye ko bagira umunwa muremure ntabwo ushobora kwesha icyubahiro imbere y'umuntu uri gutereta ntiwibeshe icyubahiro se kimeze gito reba abakunzi ufite ceceka ari kuki ntasoni ntabwo nongera ngaho ujya mu nzu cyangwa uzumfasha gutora ibishyimbo njye ndongera kumva nako nzongera no kubona n'ikindi nako ntabundi ndafata umwanzuro guma mu rugo irangira duhita twimuka muri kino gipangu ko ntabwo nshaka kurukuruza wenda bari abahungu uri kubyumva neza ejo bundi bagutera inda uzumbwira gaterwa amabuye ndunera inda none sanga bihera ntabwo nzi cyeka ninywa mu mazi cyangwa wisitaraho utangiye kumwikuriraho ngo naragukundaga ngo nirukanye mutoni kubera ko nagukunda ariko byari byo da ntabwo nabeshyaga ibyo uratsimbaraye ariko ngagenda ntabwo nongera n'ubu nta mwuka mfite uzavamo uzagisamisha amaboko yombi nzagisama se wagiye